Mwana se kumbona naho ari kure. Utundi yanitse ntabwo ari vuba koko. Ariko baramutse ibirenge. Hasi haranashyushye kubera izuba. Hano tugiye kuhagera harabura urugendo rutoya. Mbona se wenda kuba ari nka hafi hahandi abantu bari bagiye kungurisha. Oya ndumva kuri urugo. Hano sheri umeze neza nizere ko umeze neza none se wagiye ku ishuri ese washatse kongeraho kwezi hano kwenda kukumureke nese fani barize mwana no kwiga yafata mwana ukeneye mwana no kwiga imana yafenda gukumureke uraje canale Anyway, yeah. Uri asa meza. Umwana mwana mu muhanda ibibazo bye nari muvanye hano nyine turi kumwe. Hamwe mukajanye nyine. Akuse nkawe kuzi ibintu by'Ikigali koko ubu windi mujyanye ubu wamujyanaga kuzi musaza wanje ukuntu ameze ubu urabona ari bubigemere koko oya ndamwigisha n'umugabo wanje reka arabyemera urabizi mva ndamwitaho rwose nugira ikibazo reka mubwire ngewe reka mubwire ubundi si ubuyungu umuntu koko umutoraguye he kuko nje urabizi nje wenda hari ukuntu umuntu ababayeho ukuntu nyine nje musaza wawe tubanyeho bitandukanye wenda kumuzi sibyo ndamukunda nawe arankunda rero niba ngize umutima wo gufasha nje musanze yicaye ahantu ndavuga ati uyu mwana namuzana tukabana nkabandi kumushakira akazi kuko nyine nje wenda ntago namuha akazi ariko wenda ibindi by'ubufasha akeneye wenda akakanya nje nabimuha mu rugo wanjye ukibaza ko ari mubyemere Utabingenze n'ukuri mu mbabarire. Oya ikibazo ntago ari byo Ikigali kuba Ikigali biragoye wa mwana we ntago ari ibintu byoroshye ntago ari ugupfa kubivuga gutyo gusa none se ko banguye mu cyaro nkakaba natanahibuka basi ngo nzisubirireyo ngaho yumvira ubwo se urumva byashoboka ubwo nawe ngo uraje ngo wigishe musaza wanjye ngo gutya na gutya ngo ngaho oya ariko nta kidashoboka kandi buryo iyo ukoze ikintu cyiza ugira neza ukayisanga imbere nanjye reka nkore ikintu cyiza cyadanje mu isi hari igihe Imana izanyibuka umunsi umwe ntago wenda ubufasha namuha namuha udusiripa akambara akenda n'ibiryo twamuha akirira akigendera igihe cyagera mushakira akazi rwose ntago azatinda hano urabizi ko nyine dufite undi muntu udufasha kukunda kwigendera se ugakunda kwigira hanze urabona ari byo ko tuzajya dusigarana se basi uyu mwana uramwizeye ku buryo twasigarana bikagenda neza shanje namurebye mbona nta kibazo afite reka rero kwizera sibyo ubage yagiye bike master naza kunshaka muri class mu gihe kunajya muri toilette basi sibyo sibyo Rwanda ndikora waje uvuga mwa okay basi nashaka kubona shiri wanje okay nariza ngajye kura nawe ngo nawe turaza kuvugana neza cyangwa gaze kuri gate mbage yagiye nayibura sibyo baye basura mu kigo nyene mana yanjye mana yanjye sinzi ibyawe rwose kumbe hagahinda ba wicanga tuganire mwana reka mubwize ukuri hangane nuko wapi nihangana ibiki wowe urikora ugafata umuntu ukamuzana hano ngo uraje ngo kumucumbikira uramucumbikira se gute ese kuri iyi si nta muntu basura gusaba ubufasha ngo ube wanamufasha oya ubufasha bwari ubwa kera urumva ubu ngubu ibintu byarahindutse n'aha ni Kigali uwize rwose ujye umbabarira kabisa reka Kigali nimukayigira amahanga ariko kubera iki tutayigira amahanga kandi ibintu byose birimo mbona ari nk'amahanga mana yanjye njye hari ibintu rero bigiye kujya bincanga gute hari igihe umuntu yitonda akanabizira sibyo
ntago wabizira urumva bitewe n'ukuntu ubu birebamo. isi ya none ihora ihinduka rero. Oya ntago rwose ibi nabyumva sinabyumva. uyu munsi ashobora kuba ari uriya mwana ejo ari wowe. Nk'ubu ngubu ugiye kwigendera ugiye kujya hanze nugenda se ngo nkasigarana nawe mba ndi kumwe n'umwana mba ndi mu biki warangiza ngo ugiye kugenda ngo nsigarane n'uriyuzanye. ariko uriya mwana twaraganiriye njye namubonye ko afite umutima mwiza ariko atereka mufashe please Rehema ndakwinginze. Oya ntabwo wamurebye mu mutima we. Baby, yes, we. Mobile ariko bimeze neza wowe se. Shabe nari nkukumbuye mwana. Baze ko numva natakurekura. tuburanye mwana. Shabe nanjye nari nkukumbuye. Amakuru y'imisi se. Bimeze neza nari. Shana uba wigize bwiza wagiriye basi wanyunyereka igihugu. Ndakwanga ukuntu mukunda. Yego uvugisha ukaza tugahura. Urumva ngiye mwana. Neza wazaje. Nzaza mu minsi. Ndavuga ati nidukutaho ndashaka ko duhura akubwira ibintu byanjye bijyanye n'urukundo. Okay, ndabibwire rero. Uburyo rero bizi rero byagiye udanake nawe nyine Ese ubundi se dukunda? ukava mu ishuri. Oya ntabwo narivamo ntabwo nari. uyu munsi ashobora kuba ari uriya mwana ejo ari wowe. Nk'ubu ngubu ugiye kwigendera ugiye kujya hanze nugenda se ngo nkasigarana nawe mba ndi kumwe n'umwana mba ndi mu biki warangiza ngo ugiye kugenda ngo nsigarane n'uriyuzanye. ariko uriya mwana twaraganiriye njye namubonye ko afite umutima mwiza ariko atereka mufashe please Rehema ndakwinginze. Oya ntabwo wamurebye mu mutima we twumvikana. nese twese turebana mu mutima. Nese upfa kureba umuntu gusa ngo uramuzanye urumva ibyo bibaho. ese umuntu ubabaye n'umuntu ubeshya baratandukanye inshuti yanjye baratandukanye rwose kureba ku isura ngo nibyo ubwo urumva ibyo ngibyo ari byo uwo wabibwira wundi atari nkanjye uri kuza kwifatira se niyo. reka mubwire sibyo reka tujye inama sibyo akumva mukazajya nyumva sibyo reba ngiye kugenda sibyo hanze haba hari utuntu duhitinga dushayininga sibyo basi nzakuzanira agakina mukazajya. Ni wowe wanjye wakazana wagira ntabwo mbyumva. Turaba dusigaranye mu minsi mike ariko wagenda azahita agenda. Oya azahita kandi ubwo se nzarindira igihe uzazira njyewe basi nzabanguka. Uzatuzanira ariko agaparufe agaparufe rumva mbese utuntu twiza. none hari utundi tuntu njya mbona nagiye sibyo udupantaro twiza inaha mu Rwanda tutagira uri kumva. ngagira rero ukaraba ujya muri dushe ujya muri salo vuba ubwo ejo uzaba wagiye. basi nsezeranya kutazamwirukana n'ingenda. Oya tuzaturi kumwe iminsi mike. nyine musaza we ntazarumva uzamubwiye ko akana ari akana keza sibyo. wowe niwe wabimwumvisha kuko njyewe urabizi njyewe sindi umugore we ku buryo nabimwereka kubera ko namuzanye adahari tukabanza tukabiganiraho ushobora kumubwira ati musaza wanjye uyu mwana n'umwana mwiza umugore wawe yamushimye urumva tuzanagumana ubu kuko nabi ni ukuri kumana nta kantu ntazakuzanira nushaka kuzamubwira kuri telefone. reka nkubwire ndagusezeranyije ibyo ndabigukorera pe urumva ariko sinzi niba ari bubyemere nanjye ariko mana yanjye yewe akasabye njya mubeshya ntago mbizi sawa simbizi ariko ukuntu bizagenda. ntabwo nzakubeshya wowe uzita ku mwana noneho wazajya gufasha utundi turimo turi aho mu rugo ariko nukuri wa mwana umureka agume mu rugo. simbizi rega hari igihe ushobora gufasha ejo mukazahura yarabaye umukire kuko ndi gushaka ntabwo ubundi tuzanagumana hano ndi gushaka ukuntu nzahita muhereza inshuti yanjye y'umukire urumva akaba ari we ajya gukorera njye kumufasha no kumuha haryama yari ari kurara hanze ariko ubwo aho hantu azajya gukorera
ni hehe wamuboneye ahantu azajya gukorera? nyine ndacyabitekereza ngo muhe umuntu w'umubyeyi mwiza uzamufata neza kuko abakobwa rega hano hanze hari ibintu byinshi bibashuka ntabwo namushyira igisimba cyangwa undi muntu mubi ni ukubanza kureba umubyeyi mbese ufite umutima mwiza uzamufasha akazava mu rugo rwe agiye gushyingirwa cyangwa se yakoze amafaranga ayafite akajya gukora bizinesi ze nyine ibintu byagenze neza. Louise rero urabizi ku iki gihe i Kigali ntabwo ari Kigali ya mbere twari turimo, ubu yarahindutse. Uko ibintu bigenda bihinduka niko Kigali igenda imera. ariko njye nubwo yahinduka ntabwo njye nahinduka. Njyewe mfasha uwo mbashije gufasha nyine na musaza wawe nabyanga tuzabimanaginga mani ntabwo bizanga. Reka tubirebe. Gusa mwana yanjye icyo uzashaka cyose mu mahanga nzakikuzanira akuzamfashiriza uramwana umukobwa urumva na twatuna bisigana twize yego na katiro ruje bezi twatunzanira nkaba ndi kucana n'agapantaro k'akapantaro wambarira highest bayita high waist ntabwo mba mbizi reka nzakatsa umva byibonera umva nukunzanira ariko rero turabyumvikanye urumva agiye kuba hari iminsi mike kandi nawe uzababane uzabanguke kandi njyewe numva umajije kugenda nahita mwirukana. Oya kandi ari byo ntashaka ari ukugira ngo utwo tuntu nyine nzatukuzana ariko nawe umfashiriza aka kana menye yuko wanatuguze watubonye nahita mwiruka. Nose urumva njye natukuzana nkahita nuguha Yesu mana yanjye sinisakaye ko ngwiki urumva njye ikintu uri gushaka ko ninde naguhamagara kuri phone ngaro rehe twatuntu rwose nadushopinze twose natuzanye ushatse wahita umwirukana. Atagera mu Rwanda ngongera ngaduteza cyane munara rero nsanze ibintu twasize isezerano n'isezerano urumva wewe icyo musaba ni ugufata karakana neza ukita no kuwanjye uri kubyumva papa we yaza nawe ukamwita ukavuga ati muramukazi wanjye rwose yaragiye kano kana ko yansigiye na kana keza mbese ukamushimisha ukamwereka ko uri umukobwa nta kibazo afite urumva noneho nanjye rero nzambara byose ushaka nzakuzanira hajya ngo uragenda ryari numva ni mu gitondo kuko reka njye muri salon ujya muri salon ugenda umeze gutyo ugenda umeze neza nyine nk'umuntu ugiye kurangura Dubai. Yego mana yanjye se gusa neza si ibyanjye sura biyobera cyane rwose.